Jewe Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nkaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, ishingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yo mu wa 2003 yavuguruwe muri 2015 n'andi mategeko. Mbahaye ipeti rya Second Lieutenant mu ngabo z'u Rwanda. Nkuko abivuze nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, yinjije mu ngabo z'u Rwanda abofisi bagera kuri 721 bari bamaze igihe mu masomo ya gisirikare. Yaje rero kubaha ipeti rya Second Lieutenant cyangwa se ipeti rya Lieutenant, n'umuhango wabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare gako mu karere ka Bugesera. Na masomo rero mu by'ukuri bayasoje nabagera kuri 721 barimo abakobwa bagera kuri 74. Hanyuma nkuko bitangajwe hifashishijwe urukuta nkoranyambaga cyangwa se urubuga nkoranyambaga rwa Twitter, hakaba mu by'ukuri hari uwagize ati, akaba yitwa Kim Kamasa, uyu nguyu arazwi cyane, akaba yagize ati turashimira cyane Gen.KABAREBE, ati mu by'ukuri mu byo gukomeza gufasha abakiri bato by'umwihariko mu muryango we, ati gutera ikirenge muke, ati mu by'ukuri nabo bagana y'ingabo z'igihugu cyangwa se bajya mu gisirikare cy'u Rwanda. Ati nk'umwe mu basirikare bakomeye cyane igihugu cyagize ubu ngubu no mujyanama Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu bijyanye n'umutekano cyangwa se mu bya gisirikare, ati akomeje gufasha abo mu muryango we mu by'ukuri, ati kujya mu gisirikare cyangwa se gutera ikirenge muke bajya mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Arangije ashyiraho ataginga witwa Kabarebe, akaba ari umuhungu wa Gen.KABAREBE, atari ko waramutse ariko akaba rero Kim Kamasa watangazaga ubutumwa ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Uretse uyu wo mu muryango wa Gen.KABAREBE, akaba mu by'ukuri no mu muryango wa COL.Twahirwa arazwi cyane. Akaba rero nawe mu by'ukuri witwa Bamporiki Edouard, n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Akaba mu by'ukuri nawe yaje kwifashisha urubuga nkoranyambaga rwa Twitter, nawe agira ati ukwibyara, ati gukorerwa mu ngata, ati u Rwanda ni rweme. Uyu kurangije ashyiraho ifoto ya Colonel Dodo ari kumwe n'umuhungu we, nawe bigaragara ko nawe ari umwe mu basoje muri iki cyiciro, muri aba officier cyangwa se muri aba basirikare baherutse guhabwa ipeti n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. N'umuhungu rero wa Colonel Twahirwa arazwi cyane, nawe n'umwe mu babaye mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'umwe mu bafashanyije n'abandi benshi cyane mu kubohora igihugu cy'u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ubutumwa rero bwatangajwe na Bamporiki Edouard, akaba ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Arangije yagize ati benshi bakomeje kugenda bagira icyo babivuga, hatese ko nabonye hagraduatinze abana b'abantu bakomeye cyane. Ndati Hakiyamunga Fande Dodo, ati intwari yabyaye izindi ntwari, ati n'uruhererekane u Rwanda ni rweme. Undi ati bikwereka gihamya cy'urukundo, ubwitange n'umurava ababyeyi babonye muri RDF cyangwa se mu gisirikare cy'u Rwanda, ati maze bakadusigira abo kubakura, ati harakabaho u Rwanda, harakabaho abanyarwanda. Ndatigira uti wa mugani wa Nyakayonga ka Musare, ukwibyara gutera ababyeyi neza, ati harakabaho u Rwanda n'abarukunda, ati gihanga waruhanze arukomereze amaboko nkuko yabitangaje. Undi ati hari igihango disi, ati mfitanye na Colonel Dodo ariko we ntabwo abizi, ati uwazampuza nawe, ati basi nkamusuhuza, ati yo nsomye izina rye bigira ibyiza binkumbuza. Undi ati proudly Rwandan, ati Nyamurangwa, ati Brighton Dodo, ati Junior, ati ndishimye, ati kabisa, ati mubafatire mu ngata abo basaza, ati kuko baragakoze, ati thanks for the step made by those young boys. Undi ati umenya mu by'ukuri, ati bigiraho biva koko, ati ntago wabyuka ngo uzisange urimo, ati nubwo nanjye nabyifuzaga, ati nkabura amahirwe, ati gusa songa mbere Rwanda. Ndati birashimishije cyane, ati u Rwanda ni rwiza ariko urwejo bikarushaho. Undati u Rwanda ni rweme iteka ryose, ati kandi izi ntwari nazo turazishimye, kandi bibaye akarusho kuko bibarutse izindi ntwari, kandi bakazikundisha u Rwanda bashaka
ko ruhorana ubwema. Atafande Dodo muto na Nyamurangwa ati muto ati mu by'ukuri ati ni byiza cyane ati bigira imvano koko. Undi ati ni rweme ni ukuri u Rwanda ati u Rwanda not u Rwanda. Undi ati ni ukuri u Rwanda ni rweme ati ndamubona Colonel Dodo n'abana be. Undi ati ndabikunze pe. Undi ati amaboko y'u Rwanda ati mbega ibintu byiza cyane atari ko basi uyu mujyo uburemere ufite ati mu by'ukuri ati ubu murawumva uretse ko inyenyeri zigaragara neza n'inkotanyi ati mbona ari uko. Undi ati congrats king. Undi ati u Rwanda ni rweme. N'umuhango rero wabereye mu ishuri rya gisirikare rereye igako aho ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yatanze ubu butumwa bukomeye cyane abugenera abanyarwanda bose muri rusange ariko by'umwihariko aba bari basoje muri amasomo binjiye mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda yabahaye ipeti rya second lieutenant cyangwa se ipeti rya senior lieutenant mu ngabo z'u Rwanda. Mu muhango wo kwinjiza mu rwego rwa ofisiye mu ngabo z'igihugu ba ofisiye kadete bari hano imbere yacu. Ndagira ngo mbanze mbashimire mwese kuba uyu munsi mwashoboye gusoza amasomo yanyu neza uyu munsi mukaba kandi byakozwe hano ku mugaragaro. Mugeze kuri uru rwego kubera umwete, umurava n'imyifatire myiza. Ibyo maze kugeraho rero bikwiye kubatera ishema bikabaha n'imbaraga zo gukora kurushaho mukagera no ku bindi byisumbuye mu mwuga w'igisirikare. Ingabo z'u Rwanda zifite amateka yihariye. Gukorana kwazo n'abaturage mu buryo bwa hafi byatumye u Rwanda rukomeza gutera imbere. Nkaba mbasaba gukomeza muri uwo murongo no kudatezuka kuri iyo ntego kugira ngo duhindure igihugu cyacu gikomeze gutera imbere kigana aho twifuza. Bisaba kugira igisirikare cy'umwuga gifite imbaraga, ubushobozi n'imyifatire byiza. Izo ngabo zikaba zigizwe n'aba ofisiye n'abasirikare ba RDF umwe ku giti cye kugira ngo twubake ubushobozi n'izina ryiza ry'ingabo zacu. Ni ngombwa ko buri wese yiyemeza kuzuza inshingano ze uko bikwiye akagira n'imyitwarire ikwiye. Akazi mukora n'inshingano za RDF nicyo ibereyeho, nibyo bituma abanyarwanda
n'abaturarwanda bose bumva ko bafite umutekano usesuye bagakora ibikorwa byabo mu mudendezo. Ubushobozi rero twubaka muri mwe bufite izindi mpamvu nyinshi nakongeraho. Twubaka imbaraga n'ubushobozi kandi ntawe bikwiye gutera ubwoba cyangwa guhungabanya umutekano we. Ndavuga ahandi ahubwo uhereye no ku baturanyi ukajya n'ahandi, twifuza umubano mwiza. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mubano uboneke, duhereye ku baturanyi. Hari amajyepfo, hari uburasirazuba, hari uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru. Ariko icyo twubakira ubwo bushobozi ni ukugira ngo nyine u Rwanda rugire umutekano, ndetse uwo mutekano tuwubakireho dutere imbere. Ariko noneho no kugira ngo byumvikane ko icyo gihe iterabwoba ryatuzaho twahangana naryo uko bikwiye. Icyashaka guhungabanya ubusugire bw'igihugu cyacu icyo ari cyo cyose, aho cyava hose, ubwo bushobozi niko twifuza kubukoresha. Ntabwo twifuza kubukoresha hanze y'igihugu cyacu tugira uwo dutera ubwoba cyangwa iki, cyangwa uwo tugirira nabi. Oya, ahubwo ni ukwirinda icyaduhungabanya. Ndetse bikanumvikana ko uwashaka guhungabanya umutekano wacu, ubusugire bw'igihugu cyacu, bitamugendera neza. Vuga ko bihenze cyane, byamuhenda, byamusaba ikiguzi atari yatekereje. Naho ibyacu bigarukira ku kubaka ingufu, ukongeraho noneho ahubwo no kugira ngo tube twafasha mu buryo bwo kubaka umutekano ahandi igihe twifashishijwe. Ibi bigaragarira mu bikorwa byagiye bigaragara hanze, aho twasabwe gukorana n'inshuti, ibindi bihugu ndetse na Loni, kuzana amahoro cyangwa gushakisha amahoro mu bihugu bitafite. Icyo gihe
twagiye tubyitabira vuba na bwangu. Ibyo rero mbisoza nagira ngo nibutse ingabo za RDF n'abarangije amasomo uyu munsi ko mutangiye urugendo mu nzira y'ubuyobozi muri ibyo bikorwa biranga ingabo z'u Rwanda. Mugomba guhora muzirikana ko umurimo wanyu mbere na mbere ari ugukorera abanyarwanda, ababyeyi banyu, abavandimwe banyu, aho mukomoka. Iyi ni inshingano iremereye mugomba guha ibyo agaciro gakwiye. RDF igakomeza kwiyubaka ndetse igakomeza no gutanga umusanzu aho bibaye ngombwa nk'uko nabivuze mbere. Haba mu baturanyi cyangwa se haba n'ahandi hirya mu bihugu bya Afurika cyane cyane. Turishimira ko Rwanda Military Academy ikomeje kubaka ubushobozi bwo gutanga ubumenyi buhanitse mu masomo rusange n'aya gisirikare. Ndagira ngo nshimire abatanga ayo masomo n'amahugurwa, ubuyobozi bw'ishuri n'ubwa RDF muri rusange. Intambwe nziza ikomeje kugaragara mu bikorwa bitandukanye. Abafite amahirwe yo kwiga no guhugurirwa hano bagomba gukoresha uko bikwiye ibyo ishuri ritanga, bakanafasha guteza iri shuri ubwaryo imbere. Musoza, nagira ngo nongere nshimire ababaye ba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Ndashimira kandi ndagira ngo nashimire n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu babashyigikiye muri aya masomo, nubwo bamwe abenshi batashoboye kuba hano kubera icyorezo cya COVID-19. Turabifuriza mwese ishya n'ihirwe mu mirimo mutangiye nk'aba ofisiye muri RDF